Hi bakunzi wa Hamura TV show. Ndabahobeye cyane, ndabaramukije cyane, ndabakumbuye yambi muraho murakoma. Ndizera yuko mumeze neza, nanjye meze neza. Meze neza rwose, ndashima Imana, ndashima Yesu. Nawe nizere kumeze neza, numvaga mbakumbuye pe bidafite uburyarya, numvaga tudaherukana, hashize iminsi ntarimo kuboneka, mbona mpuze meskun nari meskun none rero ndashima Imana yuko nongeye guhura namwe nkabonana namwe. Imana ihabwe icyubahiro. Rero kandi ndashimira umuntu wese wagiye ambaza ati ariko kutari kuduha ibiganiro wabaye amahoro. Ibyo bintu ni ibintu umuntu akubwira ukumva urishimye, ukumva uranezero, ukavuga ese burya iyo ntabonetse hari umuntu ubimenya. Ni iby'agaciro rero, kandi nanjye ndabakunda cyane. Ariko nk'uwo ngumbaje utyo na nimero ye nyishyira ahantu, kuko uwo ngomba mbonye yuko ari umuntu nyine uba ari tayari buri munsi guhora ndeba. Ariko namwe mutabimbajije ndabizi neza yuko munkunda, kuko mutankunda ntimwandeba. Imana twese iduhane umugisha. Rero Imana ishimwe, turagarutse turongeye turabonana. Narinje kugira ngo twongere twiganire nk'uko bisanzwe iteka, hanyuma iminsi y'icumi, hanyuma ubuzima bugende neza. None rero Imana inshira inzira, impaye akanya, ndaje rero ngo tuganire ku munsi twitegura w'abagore. Umunsi w'abagore rero buriya ntago wenda simbizi, kera wenda nanjye kera ntago najyaga menya igihe ubera, ntago nanze agaciro kawe, ariko naje kumenya agaciro kawo kubera yuko hari ibintu nanjye nakoraga nk'umugore nko kuri RBA ku munsi w'abagore bakampamagara kugira ngo nze ngire icyo mbwira abanyarwanda. Uyu munsi rero si ngombwa ngo bahamagara aha n'aha ngaha, ahubwo mfite channel yanjye, nanjye ngomba kubwira abagore ngo abagore ndi mutima w'urugo, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakabaye. Ubwo rero turi ha mutima w'urugo, turi abagore babereye u Rwanda. Ariko ndahagiye koko, reka nahagire, ndavuze pe, ndavuze imbaraga zanjye zose nzishyiramo. Ariko rero turi ba mutima w'urugo, turi abagore babereye u Rwanda, ntituzatesha agaciro uwakaduhaye. Ubwo rero nje kubwira abagore ko dushoboye, kandi tukubaha n'uwakaduhaye n'ako gaciro. Kuko kera mu mateka tuzi, mu masitori twumva y'ababyeyi bacu nabo baturutseho, hari igihe umugore yari uw'ahantu hirya pembeni, adashobora kugera ahantu runaka. None rero twebwe umusaza yaduhaye agaciro, tuzamuteshe agaciro n'ubundi kuko yakaduhaye. Mu by'ukuri rero tugomba kubyishimira, tugomba kubicelebratinga. Nubona uburyo ujya ahantu hose ucelebrating, ujye muri stade cyangwa ujye mu rugo iwawe, nakubwira iki, ni umwanya wawe, kandi agaciro kawe nicyo cyubahiro cyawe. Wakaguhaye nawe ntuzagira ute, ntuzamutenguhe. Ubwo rero nagira ngo mbabwire yuko ni igihe cyiza cyo kwibuka yuko natwe dushoboye, hari icyo twakora. Ni igihe cyiza cyo kwibuka yuko hari imirimo itureba. Ni igihe cyiza cyo kwibuka ko tutagomba kuvunisha abapatina bacu, kubera yuko niba navuga ngo umwenda waracitse, twese twigerereho nka kwa kundi abakristo tujya tubivuga. Ariko u Rwanda turimo aho rugeze nuko rumeze, ruraduha icyo bita liberté totale, kubaka natwe igihugu cyacu n'imiryango yacu. Ubwo rero ni igihe cyiza, bagore muhaguruke natwe berekane ko dushoboye. Wakora akazi kose ushaka. Nahuye n'abagore b'abakorodoniye kandi babikora neza, mpura n'abamotari babikora neza, mpura n'abamucomate kandi babikora neza,
mubona n'abashoferi kandi babikora neza. Bishatse kuvuga yuko ya myaka ya kera siyo y'ubu. Imyaka turimo ni imyaka myiza kandi itwemerera gukora ikintu cyose. Niba ufite imbaraga zikoreshe neza. Si ngombwa yuko ari umugabo gusa uhora muri bya bindi bya kera. Si ngombwa ko ari umugore kandi uhora hahandi mu mbere aho abantu batamureba. Nkuko agaciro twagahawe n'ubundi dukomeze tukihesha. Hari abagore rero babikora nabi, ugasanga amaboko ye, ubwenge bwe n'ibitekerezo bye abijyanye mu butubuzi. Nigeze kubabwira ukuntu hari abagore bateye asigaye nawe aguhamagara agakoresha escroquerie iteye ubwoba, akaguhamagara ati nikana kaduturanye gutya na gutya, abundi yarangiza nyuma mukaganira, mwaganiriye neza, ubundi ukumva atangiye kukubwira ati none se wampaye 10,000 ko ndi kwa muganga ninza, ko ndi yagusubiza. Wareba washishoza ugasanga uwo muntu rwose nta hantu muziranye, ahubwo nuko afite nimero yawe gusa arimo aragutekaho umutwe. Ibyo ngibyo aragore gukora. Noneho hari n'abasigaye banahamagara, bakaguhamagara rwose bakoresheje uburyo ubwo aribwo bwose kugira ngo nyine bagukoreho amafaranga. Hariho n'abandi bahamagara nkuko ya mabandi yajyaga ahamagara kuri MTN, niyitirira MTN, n'abagore nabo barabikora. Iki rero ntabwo ari igihe cyiza cyo gukomeza kubahishira cyangwa kubashyigikira, ahubwo twiheshe agaciro. Wa mugore we rero unkurikira, ukavuze ko ufite iyo ngeso, ukavuze ko ufite iyo mico. Buriya turebwa n'abantu b'ingeri zose zitandukanye, abiyubashye, abagize gute. Ariko muri TV show yo rero maze kureba mbona irebwa n'abasirimu gusa, n'abantu bafungutse b'abasirimu biyubashye. Ntabwo irebwa n'abantu nk'abo. Ariko ushobora gusharinga n'iki kiganiro kugira ngo na wa mugore ukora biriya, kuko rwose hari abantu biyemeje kurira amaboko yabo bakiri muri analogue, yumva atakora ibintu bimwe na bimwe. Ariko hari n'abandi babikora, dufite n'ingero, dufite ubuhamya. Ubwo rero umunsi w'abagore ku itariki 8, umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore, ndakwifuriza yuko nawe wazakubera umunsi mwiza cyane, ukakubera umunsi w'icyubahiro cyawe. Ugomba kubera icyubahiro umugabo wawe kandi nawe ukiyubaha. Nibwo buzima kandi nibwo ibintu bizarushaho kugenda neza. Ubwo rero narinje kugira ngo mbabwire ngo umunsi mwiza w'abagore, kandi ngaye n'uyu mugore umeze gutyo navuze haruguru, ufite ziriya ngeso. Ntabwo waba uri umugore wiba ngo uzarerera igihugu, ntabwo bishoboka. Ntabwo waba uri umugore uri umwesikoro uzabyare umwana igihugu kizakenera, kubera ko n'umubyara nawe azavamo wa wundi. Bajya baca umugani, murabizi mu Kinyarwanda, ngo uwiba ahetse aba yigisha uwo mugongo. Rero ndabifuza kuba ba mutima w'urugo, kandi agaciro twahawe ntitukiyambure. Ntabwo umugore akiri wa wundi uhora asabiriza buri munsi uteze amaboko ku mugabo. Nge abantu banzi bagiye banyumva ku maradiyo, kuri cyane cyane ho ku munsi w'abagore, ku social media atandukanye, baranzi igihe ukuboko kwanjye ko ubwo rero ndabifuriza yuko namwe mwaba abagore bafite ubwenge, apana abagore uzi kuba washobora kwikorera ikintu ariko ntugikore ngo nukubera yuko uri umugore. Wagikoze se ko imbaraga uzifite kandi n'ubwenge ukaba ubufite. Buri akenshi iyo utanakoze ngo ugahora buri munsi mu gusaba, hazamo no gusuzugurwa n'impande zose. Ntabwo wabwira umuntu ngo nakuguriza 5,000, 10,000. Tuvuga umugore ni mucomante. Noneho ukajya ku mwaka 5,000 we. Umugore arirwa adoda inkweto, ukajya ku mwaka 1,000. Uti wangurije 25,000 nkagura amavuta, kandi arazidoda yisiga ya 5, sibyo? Ubwo rero abagore, ndi mutima w'urugo, ndi umugore ubereye Rwanda, sinzatesha agaciro uwakampaye. Yuko azi ibyo uri mutesha agaciro akaduhaye.
tugomba kukenjoyinga tukanezerwa kuko yakaduhaye tukakabyaza ari umusaruro ukavuga uti rwose agaciro mfite nakabyaje umusaruro. Ubwo rero bagore beza ndabakundaga cyane. Imana ibaha umugisha, Imana ibarebe neza. Mbifurije kuzagira umunsi mwiza w'abagore uba itariki 8 z'ukwa gatatu. Uzabere umunsi mwiza, muzawurye musabake. Ahasigaye kambabwire ngo I love you, bye bye.